gutera niko butwari ngo karabaye nago. Ndagusuje nguhaye ikaze nguhaye ihirwe amahoro y'Imana bari namwe. Imana igwa amafaranga, Imana ikurinda umwaku n'amadeni. Bwe dutereka tiwashuma hanuya inahenda cyo shita kuri ico kiribwa ono musajya baharabananga. Je nitwa Mavete, iyi ni Kabeho TV. Uraho neza Desire? Muraho neza. Uyu ni umushitsi hano mushyashya kuri Kabeho TV. Yego. Ako dusanzwe dukorana ku binyamakuru byinshi aho nagiye nkora, haba ku Nyarwanda, haba kuri Deep TV, haba kuri Mavete TV, haba no kuri Top TV. Ewe data we wabaye icyamamare ndagatora. Bitangiye kuza. Derukana ukiri umukene. Derukana ukiri umukene. Urabona narakize. Narakize pe. Wari igikara mbere ariko ubu ngubu babaye inzobe. Bajye kureba barasanga n'ubundi ari gutya. Yego rero muri iki kiganiro ntago turaza kuba turi twenyine, turaza kuba turi kumwe na company yitwa IEM Rwanda. Ni company igufasha kubona ibibanza, kubona inzu, kubona ubutaka, ibijyangombwa bibaruyeho, gukata ibibanza, gukatamo imihanda. Dukorera Nyamata n'umujyi wa Kigali. Ushobora kuduhamagara kuri iyo nimero iri hasi aho ngaho twitwa IEM Rwanda. Hanyuma ubushize aho duherukana kuri channel nashatse kuvuga kubera ko nitwaye nabi bakanyirukana. Twaganiraga ku muziki ariko uyu munsi naho turabikomozaho. Ariko mbere na mbere tuje kubwira abanyarwanda ko ufite filime nziza ikunzwe. Uyu ni boss wayo. Harya babyita ngo ni producer. Oya. Kambe kubwira mu kibamba wayo. Kibamba sinabuze. Byita uko bishaka ariko byose no kugerageza nyine. None se ubwo hari ugukira kurenza niba twaraherukanaga ufite uturimbo tubiri dutatu kanzita indirimbo kora ko kwikora biba bivuniye. Ariko uyu munsi ukabugeze ku rwego kugira filime yawe boss. Ese muri gutajya ukinamo acting mu nk'abandi nk'abapapa Sava. Nkinamo ndi umukozi wo mu rugo. Hari agace kasohotse wakinemo? Cyane. Cha bibiri byose. Byose wabikinemo? Yego. Tugeze kuri episode ya 3. Yego. Hanyuma se ibintu kubyinjiye muri uri mushya cyangwa se ari bwo bigerageje ntabwo byakugoye? Na imbogamizi ntago zabura kubera ko kubigeraho biravuna. Yego. Bisaba gukora cyane nyine ni imbaraga nyine nyinshi tu. Umuntu ukubona uyu munsi yaravuze ati umuntu wari wakoze indirimbo ariko uyu munsi akaba ageze ku rwego gukora filime ye. Ahita yumva ko byakunda niba utaribye waratoye. Oya. Umuntu abatekereza ibintu byinshi kandi byagirira abantu akamaro. Niyo mpamvu nyine natekereje gukora umushinga wa filime kandi ni filime nziza nyine irimo ubutumwa bwiza cyane. Wahise uhindura izina ukuntu cyane yari yitwa? Yitwa Desire Music Official ariko narahinduye mpita nyita Glory TV. Glory TV. Urabona ko bikunzwe? Filime imeze neza. Si wishimye? Ntago nabura kutishimiye ukoze ibintu bikagenda byanze bikunze ugomba kwishima. Winjiye mu bintu bya sinema ese ibintu by'umuziki byurabiretse? Ntago mbiretse kuko byose n'ubundi biri mu cyiciro kimwe birajyana. Yego. Hanyuma uzabivanga tuzajya baprodinga uyu munsi filime ushyiraho n'indirimbo? Indirimbo isohoka gake gashoboka ariko filime yo ushaka bashiraho buri munsi bitewe. Mbere yuko dutangira ikiganiro rero kwanza twagitangiye kugira ngo tubwire abanyarwanda ko uyu Desire mubona hano nyiri boss w'iyo filime turi kuvuga akaba ari n'umuhanzi. Ibindi ukora nabyo ndabizi ariko sinzi kubivuga nawe bitagutera ikibazo. Ni bisanzwe bira bintu ukora kubera ko akenshi byanagukora byankoraho gute ntabwo byankoraho kuko kubera ko nta kazi ariko bahita bavuga ati se umuntu ukora ibi bintu amafaranga yose nimwe yashyira ubundi kamanze mbwira filime zikora amafaranga menshi wayakuye hehe? Kuri ngombwa usobanura nayo kuko bisaba gukora. Nanjye ndakora nta nubwo ndusha gukora ariko ntabwo nagera ku rwego rwo kuvuga ngo nanjye mfite filime yanjye. Na comedy biragoye ko nakora comedy niyo yabifite ibice bibiri. Biterwa byose no kwihiringa nyine ugashakisha icyatuma nyine. Ako wihiringira he abandi batihiringira? Bwira abanyarwanda, ubwiza ukora abanyarwanda. Buri wese inzira ari umukobwa nabyumva, umukobwa baramuremera. Abakire ibiki n'ibiki abasaza baramuremera. None se kuki wumva ko ugiye bitakunda? Abakecuru bakakuremera? Oya. Nta muntu ndemera ngiye ushaka amafaranga nyine ku buryo bitewe n'urwego ushaka kugeraho. Yego. Ariko uribuka dukora ikiganiro bwa mbere? Yego. Nako twe twavuze umukene vuga gutyo. Oya wende byo reka tube tubisimbutse kuko n'ubundi ntago ndabona amafaranga ntago ndakira. Ariko uribuka ko twabwiye abantu ko
mbere yo kudutera inkunga nzabanza gukora kugira ngo banze babibone nyine babone aho ugeze babone aho ngeze kuko hari igihe umuntu ushobora kwiteka kuri kamera ari ibinyoma nyine kugira ngo yitwikire bajye kureba iyo filime wongera babwire neza hano bajya kwisanga yitwa Isaha ni kuri Glory TV wow filime nziza cyane kabisa. Reka dusubire inyuma aho gatoya ku muziki ubona bitazabangamirana na filime oya ntabwo bizabangamirana kubera ko byose nakubwiye ko bijyana filime imaze kugera ku rwego rushaka n'umuziki byanyorohera cyane ntabwo nakongera kuvunika nk'uko navunikaga mbere. Yes hano rero no bwa mbere kuri Kabeho TV bakubonye bakubitiremo nk'akaririmbo babanze bumve neza ko nibyo tuvuga bikomeje. Ushobora kwitamo ya ndirimbo yawe uherutse gusura mbere yo kujya muri filime wakoreye na video kanga mbakubitira ndagufashiye kakapera ariko kanini oya ni gatoya. Iyi ndirimbo rero yitwa Ineza nayo ujya kwisacinga wayisanga kuri iyo channel ya iriho indirimbo iriho nyine tugiye wayibona yitwa Ineza. Njye mwamugarutse kugushimira kubw'imirimo myiza mwami wankoreye ineza wangiriye sinzayibagirwa nzakwamamaza hose mwami bakumenye ninjye mwamugarutse kugushimira kubw'imirimo myiza mwami wankoreye ineza wangiriye sinzayibagirwa nzakwamamaza hose mwami bakumenye kuva kera n'uyu munsi mwami ntiwandekuye komeza umpishe mu mababa yawe kugeza ku iherezo kuva kera n'uyu munsi mwami ntiwandekuye komeza umpishe mu mababa yawe kugeza ku iherezo. Urakoze cyane. Indirimbo yitwa Ineza. Yari indirimbo nkunda kumva niyo ndi mu rugo kiramfasha bwa mikoro gatoya niyo ndi mu rugo ndayicuranga nyine indirimbo wumva ukumvira tuje ikagusubizamo n'imbaraga waba wihebye waba ufite n'ibibazo bikagabanuka ariko iby'amafaranga byo wapi hari abantu bazi ko kumva indirimbo bigabanya ibibazo stress ziragabanuka stress nizo zigabanyuka ariko ibibazo n'amadeni bigumamo ariko ukumva nyine wahangana nabyo yego Desire hanyuma se nk'abanyarwanda badukurikiye haba harimo abakire haba harimo abantu bakunda sinema nyarwanda bakunda gushyigikira ama business arimo kuzamuka cyangwa se kwaduka muri iki kinyarwanda nize mbogamizi uhura nazo cyangwa se ni nk'ibi bintu ukeneye wakwisabira nk'abanyarwanda nkeneye inkunga yabo yego nkeneye inkunga yabo kubera ko filime irahenda kandi biravuna biba bisaba amafaranga menshi ariko ikintu kiba kigoye ni fondasiyo buriya iyo ufite fondasiyo ushobora kubwira umuntu akajya reba kuri iki kintu runaka kigeze ahangaha niba ari umuntu ufite n'umutima wo kugufasha cyangwa kugutera inkunga akabikora ariko nyine afite icyo yarebyeho nyine tu yego umuntu ukeneye kugufasha yakubona gute natanga na nimero yanjye kuyibona biroroshye kuri channel irahari n'ubundi nkoresha kuri WhatsApp ni 0787577349 iyo niyo kuri WhatsApp ariko ushobora kumpamagara kuri 079 yego 622 4325 abandi bana iyo ni nimero wampamagaraho mu gihe twebwe tugira nimero yaba ariyo kuri WhatsApp yabe guhamagara ari imwe ariko ugiye kuri WhatsApp niyo guhamagaraho ijya ku murongo nyishira ku murongo nyine bitewe imwe na rimwe none siko duherukana kuvuga ati by'umugore nzambitekerezaho kuki namugore urazana aracyari kare akura kuze nakuze wowe utaramuzana urabura iki je amafaranga ari kubura
ubwo urumva njye nyafite abaze tuzanga gushaka kubera amafaranga nyine none se wazana umugore nta kintu uriho gusa nta kintu Kandi ntabwo bashaka kumugaburira sinshoboye kwiyemera ngo ndatunga ariko umugore icyambere nose nturyo ubu ngubu ubu nturyo uyu munsi rero kanze nkubwiza ukuri yenda n'abantu babyumve ngewe uko mbitekereza yego kuzana umugore ubu ngubu birashoboka yego nanabitekereje ushobora kurara mufite cyangwa se mugacije ndi kubereka uko mfite umugore yego ariko ibyo ngibyo nta kintu byamarira kubera ko ni ibintu byanyicira kariyeri yego ibyo ntekereza byahita bisubira inyuma bitekereza ku rugo ni ukuvuga ngo umugore kuzana umugore ni ukwiyegereza ibibazo ubu byongeye nyine none se ubu byongeye ntabwo ari ibisubizo bishobora kuba ibisubizo ku ruhande rumwe bitewe n'impamvu runaka ariko kariyeri turimo rero ntabwo ari byo kwirukira kuzana umugore. Hanyuma se uyu munsi uravuze uti kuba ntaza n'umugore ni ukubera ubushobozi, hagize umukobwa ufite ubushobozi kubera ati ngwino nkutware wabyemera? Oya kandi kurumva harimo hari n'intuza da ntago wapi ngo byaba bigaragara gute umukobwa akagutwara. Wowe ikibazo uravuze ati ikibazo ni amafaranga, none ngo ubonye n'umukobwa ufite amafaranga akakwijyana ntiwabyemera? Ubundi hari akantu kavuga ngo nzakora cyane uwasize nigunje nanga nitunze. Hari igihe umuntu agutunze no ntabwo ari ugucyura. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo mfite iki vayo ugasanga ejo nyine ari kugucyurira. Yego. Ntawe ukajya kabura ku bantu, umuntu ni umuntu nyine ahora ari umuntu. Ese inshuti zawe zirabizi ko ari wowe boss w'iriya filime? Keretse wenda wowe uri kubizana hano byari ngombwa huriya kubera icyo utagushaka kubivuga. Ntabwo biragera ku rwego nshaka. Batakuroga abantu bakureba wigeze ugira inzu, wari warigeze urebwa nabo? Uyu munsi views ugira wigeze uzigira mu buzima bwawe? Filime iri gutrendinga abantu bose nta n'umuntu wamenya boss wayo. Ntabwo ari ngombwa reka none se gukora ikintu ngo nkaho ujya kwimurika ngo nakoze iki ngiki. Oya, ubu n'ababyeyi bawe ntabyo bazi? Ntabwo babisi pe. Na sheri wawe ntayo? Nta sheri ngira. Nta sheri ugira? Ntawe. Nyabo n'abakobwa mudukurikiye ba diaspora kazi bantu mudafite mva nkurangire mbahe pasi kabisa. Hanyuma rero tugana ku musozo, wavuze uti ndi kwifuza inkunga yanyu, yaba iyo kundeba, iy'amasengesho, iyo kunshyigikira, haba no mu buryo bw'amafaranga. Watanze nimero yego byumvikanye. Ese filime izakomeza yitwa Isaha cyangwa se uzagera uhindure? Oya, izakomeza yitwa Isaha. Turi kuyitegura kubera ko hari ibyo nari nsabwa gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu naho ntari kwa porodinga cyane muri iyi minsi, ariko biri gutungana ku buryo abantu bazajya bayibona kenshi. Abantu benshi babifuza bayibone buri munsi nyine bitewe n'ukuntu bayishaka, barayikunze nyine tugerageje no mu bitekerezo byabo. Ukibona abantu benshi bari kuyikunda ndetse bakanakwandikira inshuro nyinshi ati dukeneye filime, baramamagaye ahubwo. Wabyumvise mute kuri wowe? Oya, ni ibintu bidasanzwe gukora ikintu ukabona kirapasinze. Ni ibintu byiza cyane nyine wumva wishimye. Yego yego. Avuga ngo rero mwongera amaboko, uyibonye akayikunda yikundisha na mugenzi wiwe. Aba diaspora cyane cyane buriya nibo dukunda kugiraho umugisha. Aba diaspora nabo bayirebe, bayisharinge, bashoboye kudutera inkunga nabo ni nimero niriya. Kuri kubasuhuza se nkaho baguteye inkunga? No, kuntera inkunga ya mbere ni ukundeba. Yes. Hanyuma tukiri aho ngaho, waporodinga kangahe mu cyumweru? Hari utubazo twabonetsemo ku buryo maze gushyiraho episode 3 ariko biri gukemuka. Byaba byiza rero ujye ugira nk'igihe cyo kwaporodingiraho kizwi, umunsi uzwi n'isaha. Turi kubitegura kubera ko ubanza gukora ikintu ukareba abantu ko bacyakiriye. Yego. Hanyuma ukabona gushiraho icyo gihe runaka. Hari n'igihe bishobora kurenga ukayabaha buri munsi nk'uko babishaka, cyane kuko benshi n'ubundi niko bandikaga bitewe nyine n'ubushobozi buramutse bubonetse. Nk'uko ndi guhamagara ngo abantu bamfashe banshigikire. Mura turagushyigikira, ngiye mfite n'abantu nzi banjye bankurikira hano barahita bakuremera. Uzaza handi ukombwira ati byagenze neza ndetse ukore na filime tubone nyinshi tu. Byarushaho kuba byiza. Hanyuma se ira filime twabonyemo ibyamamare, harimo nkuru ya Mugorera. Kumukoresha ntibyakugoye?
byarangoye cyane kugira ngo mubone byarangoye cyane kandi n'umuntu ukunzwe byamfashe igihe. yes umva utegereza nzaboneka igihe n'iki ugategereza igihe azabonekera hanyuma akari byo panga ibintu byawe. kubera iki ari wowe wahisemo kugira ngo utangize muri filime yawe? ira story ira filime igaragaza umukobwa usaziye iwabo ariko afite kwizera ko Imana ishobora kuzamugirira neza. hanyuma urasaziye iwabo? yego akina yitwa Fiona asaziye iwabo. oya akina asaziye iwabo cyangwa uzima musanzwe usaziye iwabo? oya simbizi ntabwo ari ngombwa gushira ubuzima bwite bw'umuntu hanze kuko ahubwo twe turara kuri filime. muri filime ho biragaragara ko asaziye iwabo asaziye iwabo. ikindi noneho afite n'abarumuna be bamumereye nabi. afite umwe uhora yahukana we yarashatse yagize amahirwe yo gushaka ahora yahukana. ubu ngubu ahigeze aracyari iwabo? aracyari iwabo. yego aracyari iwabo ariko nyine abayeho nabi. yego turugana ku musozo kudukubitira kandi kakapera kamwe tugane ku musozo. ariko mbere yuko dusoza ndagira nkubwire ngo ukeneye channel, ukeneye kugurisha cyangwa se kwamamaza, ukeneye inama, ndahari ku bwawe ngewe Mavete. Mpamagara kuri 078 920 775 cyangwa twandikira kuri WhatsApp. Tujya inama ku muntu ushaka kwinjira muri business za YouTube, tukagurisha amacano tukanayagura ndetse n'ibindi byinshi haba no kwamamaza. Waduhamagara kuri iyo nimero turahabaye. Tukubitira kwa kapira kamwe ubundi twisoreze. Kuba kubitira akantu gatoya cyane gatoya. Muvandimwe zirikana yuko isi yacu yameze amenyo, ibyo tubona sino bya kera biraturyamana karumiwe. Zirikana gusa ibyo banga ry'umukunzi, ihangane ubabazwe no kumutegereza. Wimama kabashaka kukurya umutima, intambwe umaze gutera niko utwari. Karabaye ntago dusoje neza ibintu dusoje neza, ibintu ni amahoro. Yego, ahantu twari turi ni Kanombe, hitwa muri Haroho, ni akabari keza bateka inkoko nziza, ifi nziza ya ndimwe ya Mizeyona. Hano bagira amacumbi meza, bafite parking nini, ahantu haba ari umutekano cyane cyane cyane. Ukeneye kuza kuharuhukira rwose bafite noneho tuwarete zaho ni nziza kurusha inzu ntahamo. Ushobora kuduhamagara kuri 078920 tukakuyobora. Haroho Desire, reka tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu. Ubutaha tuzongera kuganira, turi kuganiraho filime yawe igeze. Reka dushimire abanyarwanda badukurikiye guhera ku munota wa mbere, ndetse abarundi, abatanzania, abadiaspora, abantu mwese mwumva ikinyarwanda mukabasha kudukurikira kuri Kabeho TV. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe amafaranga, Imana ikurinde umwaka n'amadeni. Njye nitwa Mavete, iyi ni Kabeho TV. Ciao. Ariko ukeneye ishusho ryiza nk'iri ngiri inshuti yanjye, nukora ishusho yibona nkore ishusho ryiza yitwa Kefa KD, nyandikira ku ya nimero nabahaye yanjye, mbahuza ubundi gukora ishusho ryiza mu bukwe, haba mu birori, ibiganiro, amafilime, komedi, arazishutinga aho bari hose. Ndahabaye kwe n'amafoto meza cyane n'ubikora. N'ubwo mfite amafoto meza ni umfotore. Tuzabana ubutaha. Ciao ciao.